mbaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe niche YouTube niche cyangwa se ubwoko bw'amavideo wakora kuri YouTube akakunjiriza amafaranga menshi cyane mu gihe gihoraho, ndetse n'ubundi bwoko bw'amavideo wakora hano kuri YouTube akakunjiriza amafaranga menshi cyane ariko mu gihe gito mu buryo budahoraho. Nukuvuga ngo niba uje hano kuri YouTube uba ugomba gutekereza neza ubwoko bw'amavideo uje gukora. Ese ibintu uje gukora ni ibintu biri trend? Hari ubwoko bw'amavideo yinjiza amafaranga menshi mu gihe gito ariko ntuzongere kwinjiza amafaranga, ndetse n'amavideo ushobora gukora yigisha cyangwa se akora mu bindi bintu runaka, ariko ayo mavideo agakomeza kujya arushaho kwinjiza amafaranga umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo hari video zidasaza ndetse na video zisaza byihuse cyane. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like, ubundi ugakurikira aya masomo kuko ni ingenzi cyane. Niba uri umu creator cyangwa se uri umuntu wese wifuza kuba yaza hano ku mbuga agamije gukorera amafaranga cyangwa se kubikora nka business, ibi bintu ukwiriye kubyumva. Reka duhere kuri video zinjiza amafaranga menshi cyane kandi mu gihe kirambye. Hari ubwoko bwa video zinjiza amafaranga mu gihe kirambye. Urugero ni niche cyangwa se ni content yigisha ku buzima. Niba wigisha cyangwa se ukora video zawe zigisha ku bintu bijyanye n'ubuzima, menya ko ibyo ari niche nziza kuko abantu n'ubundi nta gihe badakenera amakuru ajyanye n'ubuzima. Ukora niche ijyanye na siporo, abantu barabikenera cyane. Ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ibintu bijyanye n'uburyo abantu bakorera amafaranga online, ibyo ni zimwe muri niche waza hano kuri YouTube zikaba zakwinjiriza amafaranga uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza cyangwa se mu gihe kiri imbere, kuko hari video zidasaza. Ubundi bwoko bwa video cyangwa se niche waza ugakora hano kuri YouTube zikinjiza amafaranga kandi zidasaza ni kwigisha abantu ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Urugero uburyo computer ikora Excel, uburyo Excel ikora, uburyo Microsoft Word ikora, uburyo PowerPoint ikora, Canva, uburyo wakoresha AI. Izi ni niche nziza zinjiza amafaranga mu buryo bw'igihe kirekire kuko ni ibiganiro bidasaza. Buri gihe abantu baba bakeneye kumva cyangwa se kwiga uburyo izo Word zikora, izo Excel zikora. Izi ni niche mu by'ukuri n'abantu bamamaza bakunze gutangaho amafaranga menshi kuko zigira ibiganiro bidasaza. Ubundi bwoko bwa content hano waza ukigisha abantu bwiza kandi budasaza ni uburyo bujyanye na finance. Urugero kwigisha abantu uburyo batangira business, uburyo basevinga amafaranga, uburyo wakora ubucuruzi. Ni bimwe nabyo mu biganiro wakora hano kuri YouTube bikajya bikwinjiriza amafaranga kandi mu buryo buhoraho, apana gukora ikintu kikaza kiri trend kigatrendinga kikagenda abantu ntibazongere kukireba. Ubundi bwoko wakora bw'amavideo ni uburyo bujyanye n'imyidagaduro ndetse n'umuco nyarwanda. Kuba wakora ama content yigisha abantu bijyanye n'umuco nyarwanda, imbyino gakondo, imyambaro ya gakondo, umuco nyarwanda wa kera, ibiryo bya gakondo bya kinyarwanda. Ibyo nabyo biri muri niche wakora hano kuri YouTube zigiye kwinjiza amafaranga menshi kandi mu buryo buhoraho, apana kuza ugakora ibintu bikaba trend ubundi bikagenda abantu ntibazongere kubireba. Ikindi kintu wakora ni ikoranabuhanga. Izi niche eshanu. Niche ya gatanu ni niche ijyanye n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga nabyo ni ibintu byiza cyane, uburyo telefone zikora, uburyo wakoresha kamera, uburyo wubaka website, uburyo computer wakora editinga, uburyo telefone zikora, uburyo wakora amafaranga kuri internet, uburyo wubaka website, uburyo bazilaunching. Ibintu nk'ibyo ngibyo nazo ni niche cyangwa se ni ubwoko bwa video wakora hano kuri YouTube ukabasha kuba wakwinjiza amafaranga uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza, ubundi ibintu ukagenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo ni video zikomeza kwinjiza amafaranga uko iminsi igenda yicuma, apana bya bintu biri trend. Hanyuma reka turebera hamwe izindi niche zigera kuri eshanu. Niche eshanu ushobora kuba wakora niba ushaka ibintu byihuta zo mu gihe gito, zinjiza amafaranga mu gihe gito ariko zikavaho nyine. Ni ukuvuga ngo ni niche zirangira. Ni ukuvuga ngo niba urugero, niba wararebye nk'umukino w'igikombe cy'isi wenda cyabaye mu mwaka wa 2022 ukaba uzi uko byagenze, ubwoko bw'iyo video sinzi niba nka nyuma y'imyaka 3 wazongera kuyireba kandi uzi uburyo byagenze. Ni ukuvuga ngo hari niche zirangira nyine. Hari ibiganiro wakora no kuri YouTube bikarangira ku buryo umuntu wakirebye atakongera kukireba, akabona nubwo cyaba kinjiza amafaranga menshi ariko akaba ari amafaranga yo mu gihe gito nyine ku buryo kizava. Urugero ni inkuru zijyanye n'ibyamamare. Niche ijyanye n'inkuru zo kubyamamare. Iyi nayo ni niche nziza
ku bantu bari update, ku bantu bafite umwanya uri full time, kuba buri gihe uri kugendana n'ibigezweho. Agakuru kose kari trend ugahita ugakora ukajyanye n'ibyamamare, inkuru ziri trend. Izi ni inkuru zishobora kuba zakwinjiriza amafaranga menshi mu gihe gito, ariko nazo zikarangira nyine, kuko niba umuntu azi inkuru yavuzwe ku cyamamare runaka, ntabwo nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 2 iyo video yakongera kuyireba, ahubwo azaba ari kureba izindi nkuru nanone zigezweho z'ibindi byamamare bigezweho. Ni ukuvuga ngo izi zo ni niche uzakora zikakwinjiriza amafaranga, ariko igihe gito nyine zigahita zirangira. Ya mbere rero nivuga ku nkuru z'ibyamamare. Niche ya kabiri ni ibintu by'amapranka n'amakomedi y'amapranka. Ibintu by'amapranka kuza ngo dukore reaction, turebe ukuntu ari buze kwitwara, ngo prank tumukorere prank. Ibintu by'amapranka nawe urabyumva ko niba umuntu yararebye prank yawe akabaza uko byagenze, ntabwo iyo video yazongera kuza kuyireba. Ni prank nyine bo yayirebye irarangira iva mu nzira, ubwo niba ari prank niba yirebye ntabwo azongera kuyireba. Izi ni content ukora ukabonamo amafaranga yihuse, ariko zitazakomeza kukwinjiriza amafaranga. Niche ya gatatu rero ni bimwe ngo bya reaction video and trending video. Nuvuga ngo inkuru ziri gutrending, ukareba mu binyamakuru, muri CNN harimo inkuru iyi n'iyi, SBN News harimo inkuru iyi n'iyi, ukaza nawe ukabiteraho comment, ubundi ugahita wikomereza nawe ugasanga uri kugendana n'ibigezweho. Ahangaha mu by'ukuri ubasha kuba wabona ayo mafaranga yego, ariko nta mafaranga ubonye aragenda akava mu nzira, kuko ntabwo iyo nkuru niba ari trend, ari comment wateye, niba ari prank, ibyo prank zo mu buryo bw'amakomedi n'ibiki, ibyo bintu byinjiza amafaranga menshi yego, ariko amafaranga arahita atambuka. Mu bindi bintu rero ni ibintu bijyanye na video zijyanye n'ubukwe, ibintu by'ubukwe, ibintu nk'ibyo ngibyo, nukuvuga ngo nabyo biri muri niche wakora no kuri YouTube, ukaba ushobora kuba wabyinjizamo amafaranga, ariko nayo yo mu gihe gito, apana ayo mu gihe kirekire. Kuko niba umuntu yararebye mariage y'umuntu runaka, ashobora kuzongera kuyireba nka nyuma y'igihe runaka, ariko ntabwo ari niche wakora ugamije kujya ubona amafaranga ahoraho y'igihe kirekire. Video zijyanye n'ibintu bya mariage, ndetse na video zijyanye no gutera comment ku byamamare, ngo ku bintu by'amabeef, cyamamare ngo Jay-Z yavuze ibi n'ibi mu Rwanda, ngo bimeze gutya, ngo bastar bimeze gutya. Ibyo bintu nabyo by'ama-comment, koza guteraho ama-comment, nabyo ibintu bya entertainment, biri mu bintu bya entertainment wakora nyine abantu bareba, bakunda kureba, biri trendy, ubonamo views nyinshi zo mu gihe gito, ariko nabyo ntabwo biri mu bwoko bw'amavideo yinjiza amafaranga mu buryo bw'igihe kirekire. Hanyuma n'ibintu by'aba-influencers byo kuza uvuga ibintu by'aba-influencer, inkuru ziri gutrendinga, ibintu nk'ibyo. Ubundi izi nizo content nari nabateguriye 5 wakora hano kuri YouTube, ukabasha kwinjiza amafaranga menshi y'igihe gito, ndetse n'izo wakora ukabasha kuba kwinjiza amafaranga y'igihe kirekire. Akenshi ziganjemo video zigisha, video zigira icyo zifasha abantu, video mu by'ukuri zifasha societe, zirimo amasomo yigisha. Nizo video akenshi zihariye muri izi video 5 za mbere, cyangwa se niche 5 za mbere zigizwe na video zinjiza amafaranga mu buryo bw'igihe kirekire, mu buryo buhoraho. Hanyuma wowe bitewe n'intego ufite hano kuri YouTube uzahitamo. Ufite intego yo gukora ibintu byihuta cyane, ariko nk'inama nakubwira, niba ufite purpose cyangwa se ufite intego yo kuba wakora video zigisha, waza ukavuga uti ngiye ngiye gukora video zigisha zinjiza amafaranga mu buryo bw'igihe kirekire. Ariko niba ushaka ibintu biri trend, ibintu byihuta, uzaza ujye tubwira amakuru y'ibyamamare, ujye uhora uri update, ukore full time, buri munsi ujye uvuga ati inkuru yabaye ikikoraho, inkuru, buri bintu byose biri kuba mu binyamakuru bikomeye, amakuru agezweho. Ibyo bintu byose bitanga views nyinshi z'igihe cyihuta. Niba ariyo ntego ufite wabikora. Ubwo rero nta mahitamo yawe, uratubwira intego yawe ikuzanye kuri YouTube. Niba ari gukora ibyihuta, niba ari gukora ibyigisha, ubwo amahitamo nta yawe. Ubundi twandikire muri comment uko ubyumva, ubwoko bwa video wumvise wazakoraho, ubundi natwe ibyo dukomeze tubateguriraho n'ibindi biganiro byinshi kandi byiza, bitewe n'ibyo wumva uje ushaka, cyangwa se n'icyo wowe ugamije. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu mwanya wo kuba wakora subscribe, kuko amasomo meza yigisha ukuri abandi batababwiye uzajya ubisanga hano kuri Mukire Entertainment. Njye nitwa Mr. Sam. Ndabashimiye cyane.